ituze umunsi Yesu azaza kutujyana, mbese azuye umunsi yasanga twiteguye. Nituze umunsi Yesu azaza kutujyana, mbese azuye umunsi yasanga twiteguye. Tegereza umukwe Yesu Kristo, umwami atazagutungura, azasanga umutegereje, uzataha i Yerusalemu. Tegereza umukwe Yesu Kristo, umwami atazagutungura, azasanga umutegereje, uzataha i Yerusalemu. Duhore twiteguye, twambaye imyenda yera, kuko abatayambaye batazataha ubukwe. Duhore twiteguye, twambaye imyenda yera, kuko abatayambaye batazataha ubukwe. Iyo myambaro yera niyo mirimo myiza, tunganya imico yawe nibwo uzataha ubukwe. Iyo myambaro yera niyo mirimo myiza, tunganya imico yawe nibwo uzataha ubukwe. Tegereza umukwe Yesu Kristo, umwami atazagutungura, azasanga umutegereje, uzataha i Yerusalemu. Tegereza umukwe Yesu Kristo, umwami atazagutungura, azasanga umutegereje, uzataha i Yerusalemu. Duhore twiteguye, tubone zitabaza, kandi no mu mperezo dufite nk'amavuta. Duhore twiteguye, tubone zitabaza, kandi no mu mperezo dufite nk'amavuta. Itabaza ni ijambo ry'Imana ry'ubugingo, amavuta n'umwuka utubera umufasha. Itabaza ni ijambo ry'Imana ry'ubugingo, amavuta n'umwuka utubera umufasha. Tegereza umukwe Yesu Kristo, umwami atazagutungura, azasanga umutegereje, uzataha i Yerusalemu. Tegereza umukwe Yesu Kristo, umwami atazagutungura, azasanga umutegereje, uzataha i Yerusalemu.